Amahoro y'Imana Banyarwanda, Banyarwandakazi, bakunzi ba Gen Empire. Reka nongere kubashimira ko mbasanze kuri uyu muyoboro, bashimira ko dukomeje kubana umunsi ku munsi. Uyu munsi abakunzi ba Rayon Sport mwegere hino tuganire kuri ekipe yanyu, ekipe mukunda. Yari imaze igihe ititwara neza ariko yatangiye kubigarukamo gake gake. Ubushize yatsinze Rutsiro kuri Hamana nyuma yo kumara imikino ibiri itsindwa, n'undi yari yanganyije. Ubu ndavuga gutsindwa na Polisi kuko kuri penalty yayivanyemo, ariko hari n'uwavuga kunganya kabiri no gutsindwa rimwe na Mukura, byose ni kimwe. Ariko byagenda kose mbere ya Rutsiro nta kipe yitwaraga neza, yatakazaga amanota ikanatakaza resultat. Imitima y'abafana nisubiye mu gitereko, icyo bifuzaga cyabaye, Imana yabashubije. Banganya na Musanze Football Club, baratsindaga Musanze ikishyura, bagatsinda Musanze ikishyura, bigaragara ko abakinnyi bose bageraho bakananirwa bakirara. Ikipe yakwataka ifite pace, abakinnyi bagasigara, bigatuma ikipe itsindwa ibitego. Bakabishinga abatoza ba fitness, cyane cyane Corneille. Ibyo byamaze kuvugutirwa umuti, byakemutse pe, ntibizongera kugaragara kuko nyirabyo nyiri fitness yigarukiye mu tuntu twe. Ayabonga Rebitsa yamaze gusesekara ku kibuga cy'indege i Kanombe, yakirwa n'abarebe batandukanye, agarutse mu kazi gufasha ekipe ya Rayon Sport. Ayabonga yagarutse nyuma y'igihe kitari gitoya, ariko sinakinye cyane, ni nk'amezi nk'abiri. Yarasubiye muri Afurika y'Epfo iwabo, aho yaragiye mu bibazo by'umuryango, abantu muri rusange ku isi, igihe kitari rusange kimwe cy'ubuzima, kandi ubuzima ni ups and down, biba byiza uyu munsi, ejo bikaba bibi. Tuba tugomba kubyitega buri munsi kandi buri kanya. Ayabonga yari yasezeye kuri Rayon Sport agiye gukemura ibibazo bya famiye, ariko nyuma y'uko birangiye yongeye arifuzwa, kandi nawe agaragaza ko hari nta kibazo, agomba kugaruka gutanga serivisi ze muri Rayon Sport. Ni serivisi umuntu atagaya ko niza agatangaza cyane. Nimba yaratoje ekipe imikino 15 ayibereye umutoza wa fitness, bagatsindwa match imwe gusa, bakabasha gusarura amanota 36, urumva ko ni ikintu cyiza. Ni umutoza wagize ibyo akora, kandi n'abakinnyi baramukundaga, bakifuza kumukorera, bakifuza kumurwanaho, bakagira resilience no kugaragaza ko ibyo abaha barabyakira kandi neza, abaha mu buryo bwiza kandi bishimiye bubanyuze. Ayabonga yagarutse mu Rwanda, nubwo yagiye ahakana ko atajyanywe n'ibibazo by'umushahara, batigeze bajyana ibibazo n'ubuyobozi, wenda bange kumwongeza se, cyangwa ubuyobozi bugaragaza ko butamubonamo icyizere cy'ejo hazaza. Ariko yahakanye ibyavugwa yuko yaba yaragiye kubera ibibazo by'amafaranga, wenda bakaba baranze kumwongeza ku kigero yashakaga, cyangwa se ko ubu ngubu noneho hari amafaranga arenze ayo baba bamufarinze kugira ngo yemere gutoza iyi kipe. Ayabonga
muri rusange ni umutoza mwiza utanga icyerekezo n'icyizere mu bafana. Buri kipe yose ikomeye yakwifuza kumutunga. Ndabyibuka yaje kubwa Zerifani, barafatanya, Zerifani aragenda aramusiga, arahaguma, akomeza gukorana n'ubuyobozi bwari buhari. No mu gihe Robertinho yarabaga ataraza, yafashe ekipe arayitoza, arayigumana, kandi igira ibihe. Muri pre-season wamwibuka yakoraga amagaju n'andi ma ekipe, hose yari Ayabonga atoza abakinnyi, abatoza tactique na fitness, kandi ibintu bikaba byiza. Ayabonga ni umutoza mwiza buri kipe yose yakwifuza gutunga, ntizigere yifuza kumutakaza. Reka turebe ngo aduhishe iki, atuzaniye igishyashya, nicyo aje gukora kitarayaniye Corneille wanengwaga cyane gukoresha ibintu bidafite umusaruro, n'abakinnyi bakabyinubira. Ayabonga araje, impinduka muri Rayon Sports. Reka twiteguze kuwa gatandatu hari icyo bazakora imbere ya Kiyovu Sports. Kiyovu Sports nayo itazaba yoroshye ko yashaka kuva mu myanya ya nyuma muri relegation, ize guhatana. Kiyovu Sports twabonye kuri APR ibanza igitego ikipe nka APR FC ikava inyuma ikishyura ikanatsinda, ariko yakibanje yagaragaje ko nayo urangaye yakunyura mu rwaho ikagutsinda. Ni umwanya mwiza wabo kubikora, kandi bakabikora neza kugira ngo babone amanota. Abareyo, drop your comments. Ayabonga umwakiriye mute? Ese